Alright, reka dutangire. Ntabwo tinda twese dutangira filime yacu. Nuko dutangiye, iyo ni CD barabigukoreye. Utega amatwi wowe wicara utuze gusa, iyo wumvisha ari Rocky, uvuze kuri busobanukirwe. Nuko dutangiye. Columbia Sony Pictures Entertainment Company, abo ni abateguye ino filime tugereho. Columbia Pictures and Gaumont. Joan of Arc niryo zina rya filime. Nuko dutangiye mu 1420 hatuma umwami witwaga umwami wa gatanu w'Ubwongereza witwaga Charles wa gatandatu n'umwami w'Ubufaransa basinye amasezerano avuga ko Ubufaransa buzajya buyoborwa n'Ubwongereza mu gihe umwami w'Ubufaransa aramutse apfuye, ubwami ko buzayoborwa n'Ubwongereza. Ariko ngo umwami w'Ubufaransa yaje gupfa, ngo biza kuba ngombwa ko Ubufaransa bwanga gutanga igihugu cyabwo kugira ngo kiyoborwe n'Umwongereza. Icyo gihe ngo byabaye ngombwa ko Umwongereza ahita ate ahita yataka Ubufaransa kuko Ubufaransa bwari bwanze kwitanga. Icyo gihe ngo umugezi waje umugezi umwe wari utandukanyije Ubufaransa n'Ubwongereza ngo waje gusa nk'ufashe abasirikare bari batatse n'Ubwongereza ubaheza hakurya, bituma batambuka uwo mugezi kugira ngo bakomeze batake. Nuko dutangiye. Hari umuntu uri yahora ni kwa padiri bamwe batangira penitensiya. Kumbuhari ni mugufi yarazamutse. I'm always happy to see you, but to keep coming here twice. Nishimiye ko ariko guhuruza hano ntabwo ari byiza. Ni ikibazo This morning. Muri iki gitondo ariko wari waje kwicuza ibyaha kuki ugarutse. What terrible sin. Nongeye ndacumura. Wacumuye ikihe cyaha? Wait till tomorrow. Utari gutegereza kuza kwicuza ejo. For a monk without cheese. So I gave him some. There's no sin in charity, John. Kana kiswe ngo ni Joan kaje kwicuza ngo buri muntu akaza kwicuza kwa padiri. My father's. I'm sure he'll forgive you. Papa wanjye namusabye imbabazi. But I want Jesus to forgive me. Papa namusabye imbabazi yababara ariko ndashaka ko na Yesu ambabarira, niyo mpamvu nje. Time. We spend our whole life in church. Wamwana nuko bize kugeza kwicuza ka kose ukoze uzamara ubuzima bwawe mu rusengero. Umwana arasohoka yakora kandi kakahita agaruka gufata penetensi. Oh yes, very. And your mother? Everything's fine with her? Oh yes, she's wonderful. And your sister Catherine? Mu rugo hameze sawa, mama ameze neza, yego na mushiki we. Sister's just... she's wonderful. And what about your other friends? You don't like... Inshuti zawe zimeze ute? Yes, I told them. Lots. Everything sounds wonderful. Ndumva buri kimwe kimeze sawa. Padiri nawe amaze kurambirwa urwana ruza kumusaba penetensi. I feel safe here. Iyo ndi hano numva ndinzwe. So I can talk to him. Nibwo mbasha kuvugana n'uriya muntu. Winte? Well, I tried to talk to him. Nibwo ngerageza kuvugana nawe. He's the one who does the talking. Gusa we ntabwo ajya amvugisha. Who is this? Uwo muntu ninde muvugana ariko? He never says his name. Ntabwo arambwira izina rye. Ariko turavugana. Iyo ari mu rusengero. Does he look like? Asate. Dore kumbe dore nguyu. Bamukwereke. Ku mwana niwe bajya bavugana mu nzozi. Beautiful. Ni mwiza, afite furesheri. Iyo ari mu rusengero hari umuntu bavugana. Filime yiswe Joan of Arc cyangwa se Messenger of God. Dore n'ubu. He says I must be good. Ko ngomba kuba umuntu mwiza, With everyone. nkakunda buri umwe, Take care of myself. kandi nanjye ubwanjye nkiyitaho. You think he's coming from the sky? Ese buriya ni abaturuka mu ijuru? Yego. But wherever he's coming from, Aho yaba aturuka hose, you should listen to him. ibyo akubwira jya umwumvira. It's like he's giving you very good advice. Kuko biragaragara ko uwo muntu aguha inama nziza. He'll give himself. Sibyo? No, that is the spiritual side. Arabanza aramusengera. Umwana yavuye yishimye. Iyo akavuye gusaba imbabazi cya penetensiya, ibyishimo biba ari byose, agasengera muri rwa rusengero. Njya mbona na Paul agendaga agiye gusaba penetensiya. Ariko buriya ni imyizerere y'umuntu. Karagarutse. Ni byiza kaje mu rugo kabwira ati ibintu byose ni sawa. Iyo kavuye kubabarirwa ababyeyi babumiwe akana gakunda urusengero, kaje kiruka rwose mu ishyamba. Iyo kavuye gusaba penetensiya, ibyishimo rwose biba ari byose. Kameze nk'akatomboye muri roto,
kaje kirukanka ni ka John ngo niko kiswe filime yiswe John of Arc cyangwa se nanone irindi zina ryako kaje hano rwose karabyinagira akana gato nuko dutangiye filime yacu iyi ni filime utagomba gucika gusa ingabo z'abongereza zashaka gufata ubufaransa ngo zari zatandukanijwe n'umugezi umwe batandukanyaga n'ubufaransa ngo zarabuze uko zinjira icyo gihe bari mu ntambara reka turebe akana kaje kuryama hano ibyishimo ni byose nta kibazo na kimwe gihari kareba mu kirere nuko dutangiye turacyari ku itangiriro gusa ngo kana hari umuntu bakibavugana twamubonye inama akagira nazo nazibabwiye katangiye kubona ya mashusho inzogera zikirenga kakabona ya sura ya wa muntu sura kakayibona dore uruhu rwako nuko rumeze bagira uruhu rubi buriya turabarenze nubwo batajya babyemera gusa nabo ni abantu nyine nkatwe turanabemera ariko nubwo badupinga uruhu rwacu rurakaze karaje karyama hano kumva iruhande rwako hari inkota iruhande rwaho karyamye hari inkota sinzi uko yahageze reka turebe filime twitonze nuko dutangiye turacyari ku itangiro ry'iyi filime umwana avuye gusaba penetensi yabonye inkota iruhande rwe akongera akabona isura ya wa muntu ngo bajye bavugana arayibona mu nzozi umwana akureba gutya ku ruhande hari icyo yabonye turacyari ku iriburiro iri ni iriburiro kureba gutya yabonye inkota inkota nziza pe umwana ayikuramo niyo mwavuga ngo umuntu yatoye ingoma mu giteme umwana nawe yitoreye ingoma mu giteme ukongera akakwereka ya sura y'umuntu bajya bavugana kandi bavugana kenshi ari mu rusengero umwana yatoye ingoma mu giteme yitegereza inkota arangije ayitunga mu kirere ni John hari icyaciyeho mu kirere dore aho yisanze yabonye ya ntebe hari abamuciyeho biruka bibuke twari mu bihe by'intambara umwana yarababonye ako kanya hari icyavuyeyo ari urwavuyeyo ruza rumusanga ni wofu iyi ni inyamaswa y'inkazi yaje imusanga umwana agira ubwoba yari aryamye mu byatsi yisanze hano ibindi bivayo byiruka ni uku tutagiye reka turebe ibyamuciyeho birakomeza ibyamuciyeho ubundi ziriya nyamaswa ntabwo zakurebera izuba uri umwana ungana kuriya n'abantu bakuru ziriya zirabarya kumbe hakuno ba bandi bari bamuciyeho bakuyeho imyambi yaka umuriro imyambi yaka za nyamaswa nazo zizisatira zirimo udukiri duto yagiye akurikiye kugera hano yasanze ba bantu bari gutwika ndagira ngo urebe filime umwana yasanzeho bari kuhatwika
mwihorera Katarine we afite umuvandimwe witwa Gatarina Gatarina we ibiryo biracyatwika umva induru hari uwaje aramufata nakubabaje oya twari turi kugushaka ahantu hose rero nagiye kuvugana na wa muntu uzi ibyo yabwiye ceceka injira yamwinjijemo hano njye ndaza kugaruka we guma hano ni mukuru we oya wigenda hari ikigabo cyinjiye oh nibyo nita ubwiza ibyo mbonye mukuru yari mansera gikingoroki mansera sha uyu arangije acaho kugera anahura n'ibindi bigabo kivayo kiramubonye ngo ibi nibyo nita ubwiza bano bo biyizira ku giporezo mwana igiporezo nicyo cya mbere reka ture kuriya mugiye ndagira ngo ukurikire babanje kuza ku giporezo dore uburyo baruramo barabanza bararura reka twicare turye nubwo buryo baruramo akana kari kurunguruka karareba ibigabo ni kuriya byiyarurira ni ukubera ku meza bikarya nk'ingurube uyakuramo inkota umugore ufite inkota Look at this. Frenchmen are such cowards they've left all the fighting to women. tuzi abagabo nkatwe tubonye umukobwa nkawe So good. Fine with me. I love women. nkunda abagore njyewe vayo agiye kugitera ni igisirikare kiramunaga kana karareba ka Joan gitangira kuzana imico mibi imyenda kirayica imansera mwana ari gutuma ibiryo biryoha hakurino akana karareba imyenda barayica ya mansera urushyi kinganiye urushyi ntago watuma nsesera uri kundwanya kugira ngo binyorohere gusesera kirabanza kiramwica ngo kugira ngo bicyorohere gukora ibyo gikora cyabanje kumwica ibaze nawe ikigabo nk'iki misara biragwa amashapure yo muri iyo myaka ya mansera aragwa akana kareba kirangije kijya ku murambo bano bagizemo n'ubwoba umuntu w'umugabo ari ku murambo yabonaga bitari buze gukunda agakobwa kari kwisaza umurambo ibaze nawe bano bagizemo n'ubwoba babura na peti babuze na peti wana kuva nava ipari ni ubwa mbere mbonye ibintu nk'ibi nimwe mukurikiyeho namwe mugende sha aho ntutuyeho kabisa ijyanire ntibyatinze intambara yararangiye imiryango yagize ibyago yaje gushyingura ababo gusa umwana ibintu yabonye n'amaso ye birakabije mukuru w'ibyo yabonye bamukorera yafashe agasaraba ka mukuru we aragasigarana ni John cyangwa se Jani Preserve and bless the soul of this our dear departed. Keep us safe from fear. ati nubwo yagiye ariko araza kumera neza aho agiye bamusabiye iruhuko ridashira ni padiri mu murenzi y'itaka tugere tujyaho bakarabira intoki ngo niko babyita ngaho bakarabiye intoki mu murenzeho amena gusa akana kabaye nk'akahahamutse ibintu kabonye n'akumiro nanjye wabibonye nagizemo ubwoba hano hari abaje ku kana Joan umva They're going to take you to their house for a couple of weeks. Just to give us time to rebuild things here. tugiye kubujyanye na bari abantu bari bakujyanye iwabo twebwe tubasigara twubaka
barasezeye bagiye gusigara batunganya icyaro cyabo akana kajyanye n'inshuti z'umuryango dore agahinda umwana ajyanye bafashe taransiporo z'icyo gihe umwana baramutwara izi ni intangiriro barerekeye umwana yabaye nk'uwamutse ibintu yabonye bakoreye mushiki we biri ubundi ntabwo bibaho turi mu bufaransa biriya ntabwo bibaho iyi iracyari afurikani muvi maketi kugezaho zino filime rokingi bisanzwe dukomeze barakomeje urugendo umwana bamukuye iwabo ababyeyi babanza basigaye batunganya icyaro bubaka twa tururi twabo bari batwitse igihe nikimara kugera inzu zamaze kuzura umwana bazongera bamuzane nuko dutangiye mana turagushimiye iki gikoresho uduhaye kandi ukomeze kuturinda bose bashaka kuturwanya turye ni abajyanye umwana umwana ukuntu areba ibiryo nta peta afite ese tubigenze ute umwana ntashaka kurya abandi bafite apeti ugire ijoro ryiza ntavuga ubu si umwana n'ibiki bigiye kumubaho ntugire ikibazo aracyari umwana namara gukura araza kubyibagirwa uraza kubibona araza kugera abyibagirwe mu gitondo barabyutse basanga umwana akicaye akanuye ibi ni iki umwana yaraye akanuye rumukeraho baje gusenga barebe ko hari icyo byatanga kuki yapfuye imana iravuga ngo dukunde abanzi bacu ariko hari abantu bashe mukuru wanjye igihe sinshobora kubakunda ndumva nshaka kubica wikomeze kwishyiraho umujinya bishobora kugora kubabarira ni iki cyatumye apfira mu maso ni igihe wagombaga gupfera amakosa yanjye niwe wampishabe yari yihishe kuki yanyijije tuza wa mwana we sinakwigira nkaho uzi ibyo imana ishaka gusa imana iteka ifite impamvu yayo nziza yatumye biriya biba uramutse ukoze ibyiza n'ibyo mushiki yakoraga mushiki we ntabwo azaba yapfiriye ubusa azaba yarakwitangiye mu kuri Soon you'll be able to take part in the holy mass. And when you eat of his flesh and drink of his blood, you will be at one with him. nuramuka ukoze neza muzabana n'ubundi muzajya musa nkaho muri kumwe umwana avuze ati genda umva nshaka kwica bari abantu babikoze umwana yavuyeyo baramutanye mbega umwana ni ukujya tumwohereza ku rusengero igihe ashakiye ntacyo yakora cyagarura mushiki we ntugire ikibazo uriya mwana nanjye nzamwitaho nk'uwanjye ntugire ikibazo kuko umwana yabacitse kare umwana arangije ifu yiruka bari bazi ko bamucyuye ku kigare kumbe yabayobye kare umwana yavuyeyo yiruka uwo munsi yarabacitse ibi ni ibyabaye ni uko dutangiye filime yacu umwana yarirutse arakomeza ariruka bumwiriraho mu gicuku imvura igera n'aho imunyagira yaraje ni John agaruka mu rusengero yaracitse agaruka mu rusengero
abagaridi nibo biruka baba bafite igihunga kapiteni ni ukumuzanira ubutumwa akabufata atuje nta kimwirukansa nyiri cyubahiro araje kana kavuyeyo gataye akabita umusirikare yigira nkaho ataraye kurwana nako kubera ngo kiraje we You'll be learning your lessons. I don't want to learn. Wahuriye kuri kwiga njye ndashaka kwiga kurwana papa ntabwo nshaka kwiga amasomo Wipe your nose. banza wige no guhanagura izuru ryawe wa muginga Letter for His Majesty. iyi letere tukuzaniye nyiri cyubahiro Another one from this girl calling herself the Maiden of Lorraine. I can't read. hano hari letere iturutse kuri cya gikombe cyiyita intumwa y'imana Sent by God. kivuga ko cyoherejwe n'imana icyo gikombe It's a pity there isn't enough wood to burn them all. She says she'll be here tomorrow. uriya mukobwa aravuze ngo ejo azatugeraho Thing about her. We don't even know she is from Lorraine. nta nubwo tumuzi uwo ari uriya mukobwa To make where she comes from. If she comes from Burgundy, it makes a difference. It might be a trap. Look, gashobora kuba agatega ari umukobwa w'umugambanyi him as ex. All must be assumed. hari hashize imyaka myinshi wa mwana ari muto tumubonye Right. ngo hari umukobwa yita intumwa y'imana She may be a sorceress. ashobora kuba ari n'umurozi uriya mukobwa No. You see witches everywhere. She's just a peasant. Peasant who cares about her king. Oh. njyewe ndabona ashobora kuba ari n'umuntu wita ku bwami bwe ushaka kubukorera Permission to fight for me? Not exactly. ushaka nko kundwanira Give her an army at your expense. Bearing in mind that your mother stole your last piece of gold in the treasury, I fail to see how you can afford such an adventure. aha ashobora kuba ari kutubeshya ari umuntu ushaka zahabu zawe After all, with half of France in the hands of the English, what have I got to lose? The other half. n'ubundi si ubwami bwacu ko abongereza bashaka kubwigarura urumva nta kindi cyo gukora mfite Be an instrument of the devil. Well, I think you should. nakeka uwo mukobwa mwamutega amatwi Now, here's an amusing situation. I would love to know why my devoted mother-in-law thinks one thing and my two most loyal and trusted... ndashaka kumenya impamvu abakaragu banjye babiri bari kumbwira ngo uriya mukobwa ntitumwiyumve wowe ukambwira ngo tumwumve mama uyu ni nyina w'umwami ni umugabekazi rero hano Your health and happiness has always been my first concern, child. Ever since you were a little boy. mwana wanjye kuva uri umwana mwitaho Your own mother. You think so? Yes. I know, for example, the sickness that plagues your heart. nzi cyane cyane nk'indwara ufite To have loved your father without ever knowing if he was really yours. n'uburyo wakundaga papa wawe utanazi neza ko ari siko Know you enough? mama aramuzi What has that got to do with this maiden? uriya mukobwa se ahuriye n'ibyo uri kumbwira Answers to your questions. You think she was sent from God? ukira kuri mukobwa uri kwiyita ko yoherejwe n'imana ariwe yaturutse It'll take you less than 5 minutes to expose her if she's a fake. ati ntabwo nahita mubwira ko kuri mukobwa nimba yoherejwe n'imana ariko biragusaba kumutega amatwi kugira ngo umenye nimba yoherejwe n'imana cyangwa ari fake Yes. And place the crown on your head. ati ibyo byose biraba mbere yuko bagushyira ikamba ku mutwe umugabo arinda kwambara ikamba ngo ayobore noneho ubu yari dolphin I'm not interested in what you think, Vermoy, or even ati njye natekerezaga ibyo utekereza ntabwo byitayeho what that matters. And the fact is that simple people up and down this country are already talking about her. ati icyo nzi cyo nuko abaturage bo muri iki gihugu cyose bakomeje kugenda bavuga uwo mukobwa ko yoherejwe I n'imana believe any old prophecy. reka tubanze twumve ubuhanuzi bwe nimba tubwizera cyangwa tutabwizera Like this one. reba nk'ubuhanuzi Vision from Lorraine, saving France. arajugunya ni mama w'umwami ni umugabekazi Now, noneho ubu this girl comes along umukobwa ari baje wenyine from Lorraine, aturutse muri lorene and suddenly there's a spark of hope in their simple minds. nimba wakatumwe n'imana hari icyizere twaba dufite cy'uko ubwami bwacu bumeze isaha tugiye kurindwa umwongereza yari yarabatatse yarakwamiye hakurya y'uruzi Disappoint them, Shah. They believe in her. n'umwizera She could put back the fire in our army. ashobora gutuma abasirikare bacu bongera bakagira umutima ukomeye bakarwana nimba wakoherejwe n'imana byatinze tugaruke hakurino hari abari kuza ni uko dutangiye barakwereka ikirori bwami cyabaye hari umukobwa bategereje ngo yitirira ko yatumwe n'imana iyi filime yiswe Joan of Arc
angel of God. Be quiet for once. Warwana wiceceka. Uwo mukobwa bakomeje kumutinya. Waje. Captain. She's coming, Your Majesty. Umukobwa araje nyicyubahiro. Calming herself. Mwami agiramo ubwoba. Not to see this woman at all. Make us a Burgundian trap. My astrologers. Uriya mukobwa ajya guhura nawe ashobora kuba ari agatego. Leo with Virgo rising. Have you never noticed on the astrological chart that the Virgin is next to the Lion? Supposing she's an assassin? Reba abaye ari umwicanyi mugahura. My dear Chamoy, Aho umwami nawe agiramo ubwoba siko ko ari byo. who would want to assassinate me? Bino bitangira guseka. Umwami yagize ubwoba. Barakwerekana amafarasi yinjiraga ibwami. Ngo hari umukobwa uje. Umwami yagize ubwoba ati hari igihe yaba ari umwicanyi. Bitira ko yatumwe n'Imana. Akaba yangirira nabi. Yarinjiye. Hari abinjiye. Turebe. Abasirikare baramubona bakagira ubwoba umuntu ngo watumwe n'Imana. Ikagenda yiyitirira. Nimba atari byo koko. Ni kimwe muri ibyo. She's arrived, my lord. Yahageze. Fine. Sawa. Umwami ntabwo atekanye. Yagize ubwoba. So I have to make a decision. Ugomba gufata umwanzuro. Why is life so complicated? Ubuzima ndumva bwangoye. Sometimes I really wish I could be someone else. Rimwe na rimwe njya nifuza kuba undi muntu. It's a good idea, sir. Ni igitekerezo cyiza ariko nyakubahwa. What do you mean? Urashaka kuvuga iki? That someone else pretend to be here? Reka kugira ngo rero kariya gakobwa wohereze undi muntu yigize umwami aba ariwe bahura. If she's really been sent by God, she'll discover the trap. And if she's an assassin, she'll kill the wrong man. Ati naza kuba ari umuntu watumwe n'Imana araza kumenya ko atari njyewe, naba ari umwicanyi araza kwica umuntu utari we. Umwami yatinye guhura n'aka gakobwa. Agiye kohereza undi muntu. Please! Agenda yigize umwami. We're going to play a little game. Hari agakino gato tugiye gukina yagarutse mu bantu bafite ubwoba. Let us pretend Reka twigire. my throne is empty. Nta intebe y'ubwami bwanjye nta kintu kiriho. Ntari kuyobora. Who wants to be king? Ninde muri mwe wakwifuza kuyobora? Ninjye. Ntawe utabyifuza. And that's a heartwarming sight. Gerayo. Now let's see. Which one of you could possibly pass as the king of France? Reka turebe uri mwebwe ninde wahitwamo ngahinduka umwami w'Ubufaransa. My noble Duke, my royal cousin. Uri mubyara wanjye wenda kuza. So rich, so very rich, so Umukire. rich to be the king of France. Everyone knows I'm the poorest man in my kingdom. Ukomeje kugenda babaza ibibazo. Jules de Rey, Jean de Rey. formidable to men, fascinating to women. Ukunda abagore kubi. You would be perfect to sit on my throne. Ndabona bitaba bikubereye kuba umwana. That you might like it too much and therefore disturb my fragile peace of mind. Bigaragara ko wabaye umwami watuvangira mu mutwe. Aza koroye. My angry captain. Kapiteni wanjye w'umujinya. Scarred by a dozen wars, but with a heart and stomach for a dozen more, you could pass for the king. Then We ndabona byashoboka kuba umwami yego. open your mouth, because no one with a tongue like that could possibly pass as Gusa ufite umunwa munini kandi nta muntu waba umwami afite ibigambo byinshi aramututse. Nacyo kiraseka arakibatera. Well, it looks like it shall have to be me after all. Hari uwo yarebye hano inyuma. Why not you? Jean Delon, Jean de kuki ataba wowe? the only man who's poorer than I am, therefore the only man I can trust. Umugabo wihagazeho, umugabo ufite rwose ntabasha kwizera. Right? Honorable, wise, Ufite ubwenge, ask of a king. utajya unansaba kuba umwami. Amukuramo imyenda y'ubwami bayimwambika. Agenda ahure na kariya gakobwa yigize nk'aho ari umwami. You're a king? Of course I am. Good. Until then, feel free to live like a king.
genda ube wigize umwami muri kano kanya. Umugabo yatinye guhura kariya gakobwa. Byatinze. Umukobwa bamutumye haze. Umukobwa ngo watumwe n'Imana. Uwo bagiye guhura ntabwo ari we mwami. Umwami yageze ubwoba ko ashobora kuba ari umwicanyi agahita amwica. Abanje kumutegura. We ni imikino tuza. Katurebe yafunze yo. Ibi ni ibyabaye. Filime yacu iracyari kuri buriro. Mwamaze kwisha mu baturage basanzwe nyina arareba. Ceceka. Umukobwa yabateye ubwoba ngo igihugu cyose kiramuzi umukobwa ukomeje kuvuga ko yatumwe n'Imana. Bose bigiriye mu byabo. Umukobwa avayo. Baramusoza. Muramuzi arasa nk'ufite ubwoba ngo niwe ntumwa y'Imana. Ngo baraza kumenya nimba aribyo cyatera ibyo. Umwami dore yagiye kwisha mu baturage yatinya agakobwa. Ashobora kuba ari akagezi ka nabi. Kaba kahita kamukura mu nzira. Naje guhura na Dauphin. Dore Dauphin ngo urayishe. Muze rwose tubahe inzira. Baramuzana. Umwami arareba. Ari kwisha, ari kureba nk'uwariye ibiryo by'umwana. Ubwami ari ubwe. Kitwereka abami bafite ubwoba. Kano gakobwa bagatinye. Kubera kuza kavuga ngo natumwe n'Imana. Umukobwa yaje yegera imbere katurebe. Umwami arareba. Yaje anabona ka gasore gafite ubwoba nako. Umwami yagashesa, we yatinye yagashesa. Abami ni abagome. We yatinye ariko yohereje y'umugaragu. Umukobwa yaramurebye. Wowe urinde? Ndi. His Most Gracious Majesty Charles de Valois Dauphin. Uri niwe nyiricyubahiro Dauphin. Umusore nawe nta cyizere yifitiye. Murebe. Ndi kubibona ko uri umuntu mwiza. Ariko ntabwo uri Dauphin. Umukobwa amenya ko yatumwe n'Imana. Niyo mpamvu nkomeje kubabwira ati munyereke Dauphin. Ari hehe ngo duhure? Ari hano muri iki cyumba. Mwishakire, si watumwe n'Imana. Mwishakire. Numubona nyine ubwo turemera. Ari muri iki cyumba mwishakire mubonane. Harimo abantu benshi. Abavumbye, abagirinyi. Umukobwa ariko ati nta mwanya mfite munyereka umwami. Muhe ubutumwa bwe. Umukobwa atangira kubanyuzamo amaso. Inshuti z'umwami zitangira kuvayo. Umukobwa ataza gukora amahano akaba yakwica umuntu ntabwo bamwizera. Baramukurikira banyuzamo amaso. Ngo yatumwe n'umwami. Ni nawe umwami arakurikira. Kumbe dore umwami ari kwibaraguza areba nk'uwariye ibiryo by'umwana bamugezeho. Umukobwa aramureba arasekamo. Ni nyamumenyi. Yariruhukije. We buretse ntabwo bamwizera. Nta mpamvu yo kugira ubwoba.
ntiwemewe. Memuretse. How did you know who I am? Her voices, of course. That Sim they said. The one in the corner with the big nose. tumenye gute ko ari njye yaramenye nyine ikigabo gifite uruzuru runini kiri mu nguni cyishe umukobwa yaraje aramuyambira none we memuretse mwihubuka bari bazi ko iki umukobwa agiye kumwica umukobwa yaramuyambiriye memuretse dofe yaramuyambiriye ngufitiye ubutumwa ngufitiye ubutumwa weho wenyine ngwino mu cyumba we musubire inyuma I know I can count on always better saying. igiteka ryose mba muri hafi nyir'icyubahiro uyu munsi uraguma hanze mfata ubutumwa njyenyine He needs to talk to her. na nyina agiye kubabwira nawe tusubira inyuma sawa icyana cyawe gisigaye kinsigaza inyuma baje hano wumva amagambo I was about 10 years old. It was a beautiful spring day. I was taking a shortcut home through the forest when a strange wind began to blow. atari mfite imyaka 10 ubwo najyaga ahantu mu ishyamba umuyaga ugatangira kumuhiraho ibyo bakwereka utangiye kubwira umwana It was such a strange sound. hari amajwi adasanzwe Words calling me. ibyo bakwereka amutunga urutoki atunga umwami urutoki kumubwira Second time. bwa kabiri So many years later. hari hashize imyaka myinshi Coming back from church. mvuye mu rusengero He lay the same. harongera hambaye ibimeze nk'ibyo wa muyaga urongera uvayo hanyuma mu kirere hagati hari umugabo uwamubwiraga nawe yaje gukura byamubayeho Everything was moving so ibintu byose byari biri kugenda byihuse bicaho wind. umuyaga igicu I couldn't breathe. numva guhumeka byananiye I was afraid. nari mfite ubwoba He was uwamubwiraga ni icyo yakoze yamutunze agatoki Then I knew that God had chosen me. But nahise menya ko imana yantoranije what you wanted me to do? What was my mission? ndayibaza turashaka ko muri w'amana Country, but how? I was nothing. I was aziragira gufasha igihugu cyawe ndavuga ati none se nagifashe gute about making war or writing. So I decided to wait nahisemo gutegereza and not speak of it to anybody. sinagira n'umuntu mbibwira wakoze neza rwose Right now, I was going to mass. hashize igihe ngiye mu misa Strange. wa muyaga udasanzwe urongera uragaruka ngiye mu misa ibyambayeho ngiye mu misa imana yari yamubwiye ati fasha igihugu cyawe ngaragenda atira agati mu ryinyo barakwereka ngo agiye mu misa dore ibyamubayeho ibirahure byo
munsi God imana gave me a message. yampaye ubutumwa Message to deliver. ubutumwa bwo gutanga What was the message? ubwo butumwa bwari ubuhe ubwo butumwa bwari ubuhe akora ku mwami He said, yaravuze I must save France from her enemies and bring her back into the hands of God. And he told me that I, Jean, will lead you to the altar of vows. ati imana yarambwiye ngo nijye ugomba kugufasha tukongera tugakubita umwanzi agasubira mu gihugu cyabo igihugu kikazamo amahoro ugomba kugufasha nk'umwami gusa uyu mwami ntabwo araba umwami neza ntabwo arambikwa ikamba gusa niwe uyoboye gusa ngo imana yabwiye umukobwa ngo niwe ugomba kumufasha igihugu kikagaruka mu mahoro ubutumwa bwaratanzwe reka turebe mwami afashe ewe yewe ntabwo araba umwami neza ntabwo arambikwa ikamba ni vuba aha ngaha ari buze kuryambikwa aracyari dofe mama vayo Sire, I'm fine. nyiricyubahiro ameze sawa This is, in fact, Jean Delon, my loyal friend and finest archer. Jean, I put her in your care. Find her suitable lodgings here in the castle. uyu mukobwa mushakira aho aryama muri iyi nzu yacu mwiteho buri kimwe akeneye Any lodgings if we're to be marching on Orleans? Orleans has held out for 6 months, so I don't suppose a few days more will make much difference. Take some rest. umaze amezi atandatu uje kundeba ndagira ngo umare iminsi mike muri iyi nzu yamuhaye hajya kuryama bakomeze bamwiteho abaturage bose barareba bazi icyo avuganye n'intumwa y'imana muzanye hano Please accept my apologies. umbabarire rwose For me pretending to be the... kuba nari nigize Do you think that I could have some water? mbese mwava amazi Of course. yego rwose we muzane amazi Anything else? I need to see a priest. hari ikindi ushaka ndashaka kubona padiri I didn't confess today. uyu munsi ntabwo nigeze mfata penetensiya munzanire padiri Raymond, a priest. umukobwa buri munsi menya afata penetensiya I supposed to be needing a new war horse, kandi ndashaka n'ifarasi armor, and an artist to make a banner for me. na bya bindi bambara bagiye kurwana bya hamo Today, tomorrow. This might take a little time, but biraza gutwara akanya kubibona what I can do. gusa reka njye kureba icyo nakora I shall also be needing someone who can read and write. This I can do. kandi rero umuntu uri buze kunsomera ndabigukorera English and basic. I thought you were an archer. Yes, I am. I'm an archer who can read and write. Who do you want to write to? The King of England. ati ndashaka umuntu unyandikira urashaka kwandikira ndashaka kwandikira umwami w'ubwongereza To be in peace. ndashaka kumwandikira iretire musaba ngo agende mu mahoro atavire mu gihugu natabikora harari ikibazo umukobwa yahise yandikira umwami w'ubwongereza ndashaka kwandikira umwami w'ubwongereza abwira ati dusohokere mu gihugu amahoro The Archbishop and I have just begun delicate negotiations. byatinze aramwandikiye If we can bring them over to our side. Negotiate by all means, but from a position of strength. If the English take Orleans, there'll be nothing left to negotiate. The rest of the country will be theirs. ati umwami naramuka yemeye kugenda biraza ko ari byiza ariko natemera tugahangana ashobora kwigarura ikindi gice cy'igihugu umubwongereza yarafashe igice cy'igihugu cy'ubufaransa My Lord Tremar is right. We must be absolutely certain that she is not an instrument of the devil. How... ati amahoro icyiza gihe ushobora umukobwa ashobora kuba atatumwe n'ikibi abifuriza ibyiza Times our intuitions are our best counselors. We must listen to Mother Holy Church before we listen to our intuitions. mbere ko dukurikiza amarangamutima yacu tubanze tubaze amakuru nimba uyu mukobwa twamwizera ibyo atubwiye gusa iyo aramureba Wait. She claims to be a virgin. ajya avuga ngo nisugi uriya mukobwa Well, that's something we can examine. reka tubanze tumukorere isuzuma tumenye yuko nimba ari isugi cyangwa yaje kutubeshya nk'umutubuzi sibyo ajya avuga ngo agaseke karacyapfundikiye reka tubanze turebe nimba ari nabyo umukobwa bari kumushidikanyaho niba koko yatumwe n'imana barashaka kumenya ko ibyo ajya avuga byose ari ukuri yakata indabyo nama akabona imitwe icika Let's find out. reka ko dukora isuzuma turebe nimba agaseke kagipfundikiye sinzi uburyo babirebamo ariko niyo mpamvu iyi filime nayizanye reka tubirebe nanjye reka mbonereho uyu mukobwa kubera kutamwizera neza baje kureba nimba agaseke kagipfundikiye dore ibikoresho bifashisha iyo bagiye kureba nimba kagipfundikiye nibyo bajana
ntangiriro gusa umukobwa yandikiye umwami w'ubwongereza amubwira ati sohoka mu gihugu cyacu ugifite amahirwe cyangwa tugukubita inshuro umugabekazi araza aricara ni papa ni mama w'umwami barabanza barambura hano bamukurayo yiswe Jeanne cyangwa John ngo ni Jeanne hano turi mu Bufaransa Jeanne caho mfite ubwoba avayo abategereje ni benshi basanze agaseke katagipfundikiye babona ko ari umutubuzi ari umubeshyi n'icyo kibabeshye abina habirirwa batubeshya bagenda bavuga ati ngiye rwose kera barabanzaga bakagukubita iki mwisuzuma hari uwavuyeyo hari uwavuyeyo umukecuru ufite ubunararibonye ubunararisuzumye avayo turebe mugire sha mugire barazamura ingutiye arabanza akaraba intoki ni kuri abapima nimba nawe ushaka gupima ujye ubeshya urabanza ugakaraba intoki barazamura reka nze wereke mukecuru avayo baririmba za ndirimbo zabo mukecuru avayo gira utya witonze wereke gira utya menya ari kuri abapima areba sinzi ibyo areba ni kuri abapima mukecuru arapima yabanje gukaraba intoki abamazimwe batangira guhengereza uriya mukobwa nidusanga atari isugi ndahita mwiyicira kuko araba ari umubeshyi umukecuru yarapimye ibyo apima niwe ugomba gutanga raporo niko akazi yasabye ibwami ko kujya asuzuma There is no sign of corruption or violation. It is intact. uriya mukobwa nta kimenyetso kigaragara ko ari umuntu wigeze asesera agaseke karacyapfundikiye Say, was this vision where? bigaragara ko ibyo avuze ari ukuri I don't remember. This vision. ese iryo yerekwa ryawe An object, a ring or roses. ese hari n'ikimenyetso waba warahawe n'imana yagutumye nk'impeta n'iki He gave me good advice. During your childhood, do you have any sort of military experience? ese waba warigeze urwanaho cyangwa kwiga ibintu bya gisirikare In the skills of swordsmanship? oya But with a stick. ariko nzi kurwanisha inkoni yanjye baramuseka ushaka kuyobora abasirikare The Jean Culvernes? ushaka kuyobora abasirikare kandi nta myitozo ya gisirikare afite nk'icyo azi kurwanisha ni inkoni Oh, if you're ignorant about modern artillery. The road to Orleans is long. And I have good captains with me. I will learn fast, believe me. We would mbaye mumbaye umusirikare ushoboye yanyigisha kurwana nkiga vuba feel that if God wanted us to believe you, He would have sent a sign. imana nimba ishaka ko tukwizera ko yagutumye ari kuguha n'ikimenyetso Do something. Show us something. cyangwa ukageraho akantu dukora k'agatangaza katwemeze To prove byatugaragariza sent by God. koherejwe n'imana gira agatangaza ukora na mose bamuhaye inkoni Perform tricks. You're all much cleverer than I am. I don't know really from me. But this much I do know. While the people of France lie bleeding, you sit around in your fine clothes trying to deceive me. When you're only deceiving yourselves. You say you're men of God. mwavuga ko muri abantu b'imana You do not see his hand in having guided me through 500 leagues of enemy country. iyo mana yansezereje ko mushobora kuba abasirikare nkaba narwanya abatwatatse Enough. nta kindi kimenyetso kirenze kuba mwanyemerera ngewe abasirikare urwo rugamba namara kurutsinda nibwo mwabona ko imana yantumye Do you still need more signs? ubu se mukeneye ibihe bimenyetso bindi ngiye mu basirikare mbakubitire umwongereza asohoke mu gihugu cyanyu mwemere Army, yari abasirikare take me to Orleans. munjyane aho urugamba ruri There you will see the sign that I was sent to me. aho ngaho nibwo muri buze kubona ikimenyetso cy'uko noherejwe n'imana abaturage barasara arabeshya arashaka kutwica
yicira abantu. Umukobwa aravuze ati ngiye mu basirikare mbiyereke ikimenyetso kirenze icyo murakibona. Abasaza bagizemo ikibazo. Inyundo irakubitwa. Tuvuye tugaruke hano. Cyoherejwe. What? A big one. Straight at us. Abari ku rugamba. What side? Icyo ni igiki? Barabatatse. Ni ingabo z'Umufaransa ziri kurwana n'iz'Umwongereza, gusa Umwongereza ari hakurya y'uruzi. Umwongereza agira gutya akabarasa ari hakurya. Dirwa. What? Yice. Niwe ukuyoboye. I have wonderful news. Mfitiye amakuru. He's sending her to us. Thanks be to God we're saved. It's wonderful. Ati ni byiza cyane umwami atwoherereje intumwa y'Imana ije kudufasha. He's sending us food and supplies and an army. Kandi batuzanira n'izindi ngabo n'ibiryo n'ibyo kunywa. Isn't it wonderful? Yes. Urumva atari byiza yego. Bano baje hano. I can believe they are sending a woman. Numvise ngo batwohereje umugore. How a dress she'll be wearing. Ndikibaza iyo myenda yambaye umuntu watumwe n'Imana. Blue. With the blue ribbon in her hair to tie up Talbot. Baramuseka uwo mukobwa ngo watumwe n'Imana. Does anyone know if she even knows how to ride a horse? Ahubwo se byibura umukobwa yaba azi gutwara n'ifarasi idacana agaturage. Bahise bamubwira atarabizi nguriya. Yahageze. Ngo azanye n'abandi basirikare n'icyo kurya n'icyo kunywa. Ni agakobwa bari basuzuguye batazi ko kazi no gutwara ifarasi yahise abageraho. Niweho Dirwa? They were. Great English. Everywhere. Where's the food? Abongereza bariye ibyo kurya biri. Ibyo kurya biri inyuma. For the captain of the English army. Narinje mbere ngo mbanze mu butumwa umuntu uyoboye ingabo z'Abongereza. He's on the other side of the river. Ari ku rundi ruhande rw'umugezi. Who gave the order for me to be brought to this side of the river? Hey, my friend! Good to see your ugly damn face again. Rainier, I'm warning you. Don't swear. Sir Ajax, let me introduce the king's half-brother, the dogged Lord de Noir. Ati umusore ubona yitwa Dirwa ni umuvandimwe w'umwami. You are. Will you show me to the other side of the river? Ati Dirwa nyohereza abo Bongereza aho bari mbanze mbaho ubutumwa. Ndabafitiye ubutumwa. Umukobwa yahise afata ifarasi acaho. Dirwa! Let's start with me. You may have a duty to God, but I have a duty to my people. Mbere yuko utangira inshingano zanjye nanjye mfite inshingano zanjye. Banza uzunyumvire. And to take the food back to the city. If you can please calm down and let me accompany you to Orleans. Tubanze dufate ibyo byo kurya mwari muzanye tubishyire abaturage mu mujyi ndaza guherekeza ujye gutanga ubutumwa kuri abo Bongereza. Babanze bafate icyo kurya bagishyira abaturage aho bari. Ni agace kari karimo inzara. Umwongereza yari yafashe hafi yaho ari hakurya y'uruzi. Umukobwa yaraje. Ngo ni intumwa y'Imana. Reka turebe. Baje mu mujyi. Babanze batange icyo kurya n'icyo kunywa. Binjiye mu mujyi. Umukobwa akomeje kuvugwaho byinshi. Ubwo intumwa y'Imana baramuzi. Abaturage barareba. Jani we! Bamubonyemo nk'umucunguzi. Umuntu watumwe n'Imana. Jani! Abaturage barabona ari nk'intumwa yoherejwe n'Imana. Jesus Christ. Yesu Kristo. Go down in here and pray for this. They will. And so will you if you don't stop swearing. Icyo kurya ngicyo nacyo bakizanye n'icyo kunywa. Babanze bagaburira abaturage babone kwerekera. Reka turebe. Iri riracyari iriburiro. Turacyakomeje. Barinjiye. Zaire, Jules, let me show you something. Muzagira icyo mbereka. Batangira kwipangira urugamba umukobwa ntabwo bamwitayeho. Tours are around here. The river crosses there. Abona abaturage batangiye kumuvuga. Arakinga. Calm down. Jani tuza. Blame those people. I doubt it. They've been hearing about you for weeks. Hari abaturage w'ibitobo bamaze igihe bakumva ko uri umucunguzi. Because I haven't done anything. Mwanesha abaturage ngo ndaha agakiza kabo kandi nta kintu na kimwe ndakora. Muri kunyumva? Umukobwa bamuteje abaturage ngo ni umuntu uje kubafasha kandi nta kintu arakora. Why don't you join us? Washuka twiyubaho hano turi.
We're about to discuss the campaign. So from here, Talbot has spread his forces within dispatch. guturuka hari umwongereza afite abasirikare batangira gupanga urugamba According to our scouts, abasirikare ntabwo bakitaho agakobwa ibyo kaje kavuga byose What about this huge pile down here? that's the Tyrrell. The English were planning to launch an attack from it, but hano ntabwo twageraho ku mwongereza niho agogerereye ko twanyura tumwatatse which should keep them quiet for a while. Now, tubanze tubaraga abongereza tubaritse the attack will come from Sunday here. nitwataka tuzanyura What does Jean think? ijana uratekereza iki I leave that to God. njye ntabwo ari jya utekereza ibyo dukora imana niyo ibipanga So, none what is the message? ubutumwa bw'imana ni ubuhe Give the English a last chance to go home in peace. ndashaka kubanza kwandika iretere nkabaha amahirwe yo kuva mu gihugu cyacu bakagenda amahoro We recross the river niba tutabikora turambuka umugezi and attack tubatake tunyuze mu marembo aho batureba the Tyrrell. tunyuze mu marembo aho batureba zikwataka umwanzi uturutse aho gutegerereje The Tyrrell is virtually impregnable. Besides, if we are on the other side of the river attacking the Tyrrell, twataka uturutse hano imbere hawe cyane cyane hakurya y'amazi biragoye God. imana iyo yabivuze imana of course, we've forgotten about him. uzi ko imana ahubwo twari twayibagiwe ko ihari biraseka byabigeze imikino I feel a great sorrow for you. ndumva nkugiriye imbabazi Because you're laughing now, but by tomorrow night some of you will be dead. kuko uri guseka muri aka kanya ariko ejo urugamba nirutangira uzahita upfa It's a very complicated matter. All you have to do, icyo mugomba gukora you're told. mukora ibyo mubwiwe Simpler than that. I am the drum on which God is beating out his message. He's beating it so hard, it's wrenching me. ati njye imana iri kunyuzamo ubutumwa kandi muri kundambira For us, I mean for our pride, to suddenly be usurped by... urakeka abantu b'abagabo nkatwe twaza kumva amategeko y'akana with all due respect, wenda reka ngubahe by a girl. amategeko y'umukobwa aza atubwira ngo twatake duturutse imbere umva twayumva ngo watumwe n'imana zitarababaye ishaho To you, kuri mwebwe the girl. kuri mwebwe ndi umukobwa gusa eh? Yourself in my shoes for a moment. nawe ibaza uri njyewe uyoboye urugamba ukabona agakobwa kaza aho kubwira ngo mwatake umwanzi muturutse imbere Huh? uri genero You know I miss gratitude. ni ukumunyiturisha karababara katumwe n'imana baramuseka Oh my God. ni agakobwa cyamuvuze nabi aragaruka urushyi I warned you. nagwaye gasopo mukinka ngo yigize uwatumwe n'imana To love her. When a fire gets well, I'm truly stoked. Me too. kari agashyitsi urumva atari keza nanjye nakifuje ko yakankubita agashya mukubise mbega ni twa dushyi tw'abakundana nubwo ari rwa rushyi rukaze Have you met it? abandi baraje Back together again, that's something. umukobwa kubera umujinya yaje anatangira gukata imisatsi abasirikare bashyira ubutumwa bamuruvuze ati agakobwa nawe nta kintu katubwira yarababaye jane uri mu biki jane irekera buri gutuma nakora ubushake bw'imana nababwiye icyo bagomba gukora ntabwo bari kubyumva reka tubikore mu buryo bwiza tuza Amen. Bring the scissors. Lewis, fetch the mirror. yabatumye umukasi abatuma n'indorerwamo nimba ashaka kwiyogoshesha bamwogoshe neza I'm calm. It's God that's angry. I need to send a letter now. ndashaka kohereza iretire nkoherereza abasirikare b'ubwongereza duhanganye bari hakurya y'uruzi To you, Henry, King of England, and to you, Duke of Bedford, who call yourself Regent of France. Obey the King of Heaven and abandon your siege. Give back the keys to the other towns you have taken and go back home to your island. To you, Lord Talbot, I beg you, as humbly as I can beg you, for the sake of the lives of your soldiers, do not bring about your own destruction. zose ndagira ngo wumve iretire ibisirikare byasomye iretire umukobwa jane yandikiye umwami w'ubwongereza birasekirwa reba iretire yanditse umukobwa yagiye yandika ati nyiricyubahiro rwose uyoboye ubwongereza turakwinginze ni ukuri ugifite amahirwe fata abasirikare bawe bakure mu mujyi wacu wafashe udusubize imfunguzo ugende mu mahoro cyangwa se tukwatake ati turakwinginze umva imana yo mu ijuru kuko niyo yabintumye abasirikare barasetse barabona iyi retire umwami atayumva Surrender to me, manika amaboko yari jane my God. woherejwe n'imana ngaho yijyane jyana iyo retire basetse bahamagaye hakurya
kurya. Do not heed my warning. Then we shall raise strict battle cry, as there has not been heard in France for 1,000 years. turamutse utavuye mu mujyi wacu uraza gukorerwa ikintu utigeze ubona. Bohereje ubutumwa ku bongereza bari hakurya y'amazi. Abongereza bafata ubutumwa bamuzanira uyoboye. Message. Ubutumwa This is the third and last time I will write to you. ubu ni ubwa mbere n'ubwa nyuma mbandikiye. I warn you, you will hear from me to your very great destruction. Nizere ko muri buze kuntega amatwi mugahunga mukava mu mujyi wacu. Go fuck yourself! Baramusubije ati bwira agakwago kagende kigeho. What did they say? Bagusubije mu cy'abongereza uyavuze naho muhera bimubwira. Bamututse ngo nakigeho. But, to be honest, I Mubwije ukuri think I'll leave tomorrow. ntabwo ejo bazava mu mujyi muri uriya mujyi ubimenye. Ntabwo biteguye kugenda. I can't wait for tomorrow. Ntabwo nategereza ejo.